Niba mu buzima udashobora kugira icyo uhindura ku byabaye, nyamara ukaba ushaka kuruhuka mu mutwe wawe, kurikira utu duce maze ubundi usobanukirwe ibintu bitandukanye hamwe na Joy Relax. Uramutse umenya akamaro ka avoka ntiwazongera gufata ibya saa sita itariho. Kurya avoka bishobora kukugabanyiriza ibyago byo kurwara umutima kuko yifitemo monounsaturated fat igabanya cholesterol mbi mu mubiri ikongera cholesterol nziza mu mubiri. Iyi cholesterol inafasha mu gusukura imitsi icamo amaraso. Kurya avoka bishobora kukugabanyiriza ibyago byo kurwara diabete kuko yifitemo intungamubiri ziringaniza isukari mu mubiri. Kimwe nuko ari nziza ku barwayi ba diabete kuko ibafasha kuringaniza isukari mu mubiri. Muri avoka harimo vitamine C, E, K, B5 na B6. Izi vitamine zifasha umubiri wawe mu bintu bitagira ingano. Nka vitamine C ifasha mu kuzamura ubudahangarwa mu mubiri wawe, igafasha mu gukiza ibikomere vuba, ikanafasha mu gutuma ugira uruhu rwiza. Vitamine E irinda utunyangingo twawe kwangirika, ikanagufasha mu kureba neza. Cyangwa vitamine K ifasha umubiri wawe kutavirirana cyane mu gihe uhuye n'impanuka. Ikinyezi kiri mu tunyamaswa twa mbere twangwa cyane hano ku isi. Iyo ukibonye ikintu cya mbere utekereza ni ukucyica. Wari uzi ko se gishobora kubaho icyumweru cyose nta mutwe gifite? Ibi kibikesha umubiri wacyo dore ko kidahumekera mu mazuru cyangwa ku munwa. Kigiye gifite utwenge ku mubiri wacyo gihumekeramo. Ikinyenzi kiri mu nyamaswa zishobora kumara igihe kirekire zitariye dore ko gishobora kumara ukwezi kose nta kintu cyari cyakoza mu kanwa. Kiri mu nyamaswa zishobora gukwirakwira vuba vuba dore ko ikigore gishobora gutera igi rimwe mu cyumweru kimwe. Iryo gi rikaba ririmo hagati y'ibyana 30 cyangwa 40. Ibyo byana nabyo hashize ibyumweru 6 cyangwa 8 biba byakuze.